Yewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Odlaogo Elisa umbera umugabo tukazabana uko twongeye kubasuhuza abakunzi ba Heartless Media. Uyu munsi tubazaniye inkuru nziza ku bantu bakunda itsinda rya Vestina na Dorcas. Muri iryo tsinda Vestina yari nawe mukuru yasezeranye imbere y'amategeko n'umugabo we Idrissa w'umunya Burkina Faso. Bakaba basezeraniye mu murenge wa Kinyinya mu mujyi wa Kigali. Gusa mbere yuko basezerana, umuyobozi yabanje kubabwira ibisabwa kugira ngo abantu basezerane n'uburyo abantu bashobora gusezeranamo ivangamutungo cyangwa se kuvanga umutungo muhahano cyangwa se ivanguramutungo. Bo bavuga ko babiganiyeho kandi babifashe bashyizeho uburyo bwabo. Ubwo rero mw'ubwo butatu bagomba guhitamo uburyo bumwe bakabyemeza. Niyo mpamvu bahise basezerana, umwe yemera kubera undi umugabo n'undi yemera kubana nk'umugore. Ni byiza rero tugiye gutegereza igihe ubukwe buzabera, ariko icyo gihe bigakorerwa imbere y'urukiko. Birasobanutse, birumvikana neza. Hari ufite impamvu zatuma udashyingira babiri? Ubwo ndabaza abo dufatanije gushyingira abantu. Hari ufite impamvu zatuma utabashyingira? Ntabwo. Ni byiza cyane. Niba ntawe rero tugiye mu mwanya mwiza, tugiye kwakira indahiro y'abageni, twibutsa yuko urahira wese uzamura akaboko k'iburyo, hanyuma dufite indahiro yabugenewe. Mwebwe icyo tubasaba ntabwo ari ugufotora, ahubwo ni amashyi menshi. Moi, Odlaogo Idrissa, après les tirs faits à moi, des devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, Ishimwe Vestina, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Yewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Odlaogo Elisa umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.